urakoze Imana yacu, urakoze se umwami wacu Yesu Kristo. Mbere na mbere ndagushimiye data muri aka kanya, ndagushimiye ko data mwami utwongereye iminsi yo kubaho, ndagushimiye ko data nyiringabo Imana wongeye kuduhagarika imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tuvuge ijambo mwami washyize ku mutima wacu. Nyemerera gitare cy'amahanga wigaragaze kuko uri Imana igira neza, witamure kuko ushoboye byose. Mwami nyiringabo, nyemerera izina ryawe rihabwe icyubahiro, ntaba ari twe data tugaragara, ahubwo data witamurire nk'Imana ikomeye. Aka kanya rero data nyiringabo Imana, ijambo ryawe ni ijambo ryabayeho twe tutarabaho. Nyemerera nyagora ku ngoma, witamurure udukoze ikara ryaka ku munwa. Buri muntu wese, yaba umupapa, yaba umumama, yaba umusore, yaba umukobwa, rigira aho rimukura, rigire naho rimutereka kuko uri Imana igira neza. Urakoze, urakarama. Shimye izina ryawe ko hari icyo ukoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe bene data. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Pastor Nzayituriki Joseph, ndi umugabo ndubatse, umugore umwe n'abana 5. Imana yakoze ibikomeye, Imana yarandinze, maze igihe kinini mfite ibibazo by'uburwayi, ariko Imana yabanye nanjye. Rero harimo ubuhamya butoya ndi buze kubabwira bene data, nuko hari imirimo myinshi Imana igikora. Hari ibintu Imana igikora ukavuga ngo ni surprise y'Imana ikoze, cyangwa se ni surprise y'Imana iguhaye. Rero nukuri byari bikomeye, hari igihe cyageze nkabona birakomeye, ndetse nkumva muri ngewe ngize gushaka kwiheba, ariko nkagira ijwi rimbwira ngo humura, hari icyo navuganye nawe. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo mbwire umuntu waba uri mu buzima nk'ubwo mvuyemo cyangwa se nsohotsemo, ndagira ngo mbwire ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana iracyakurinze kuko hari icyo yavuganye nawe. Ntabwo Imana yari kwemera yuko napfa. Yesu nashimwe. Ntabwo yari kwemera ko napfa, kuko aya magambo ngiye kukubwira yagombaga gusohoka kuri iyi tariki y'uyu munsi. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo uze kuntega amatwi cyane wumve, kuko bishobora kuba ubuhanuzi bwawe. Wa mudamu we bishobora kuba ubuhanuzi bwawe, wa mugabo we bishobora kuba ubuhanuzi bwawe, wa mukobwa we bishobora kuba ubuhanuzi bwawe, wa musore we bishobora kuba ubuhanuzi bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma twinjire mu byo Imana yavuganye natwe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 7. Reka dusome titre y'amagambo cyangwa umutwe w'amagambo. Ijambo riravuze ngo urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia, ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakanye izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere yawe. Haleluya. Bikubite imbere y'ibirenge byawe, maze bamenye yuko nagukunze. Yesu nashimwe. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana, ngo ijambo riratubwiye ngo yandikira marayika w'itorero ry'i Philadelphia. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nshobora kuba marayika wawe. Uyu munsi nshobora kukubwira aya magambo, akaza ari humure ku buzima bwawe, akaza ari ijambo rije kurema ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo dore nshyize urugi rufunguye imbere yawe. Yesu nashimwe. Ngo iyo afunze ntawubasha gukingura, n'iyo afunguye ntawubasha gukinga. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ye mwene data,
aka kanya ka none cyangwa se ibihurimo nge ntabyo nzi, gusa nuko data wa twese, data wampamagaye yambwiye ngo nkubwirire ijambo ngo aka kanya hari ahantu waba ufungiraniye, aka kanya hari umubabaro waba urimo. Yesu nashimwe. Rero bishatse kuvuga ngo hari ikintu Imana igiye kurema ku buzima bwawe kubwira ijambo Imana ikize ku mutima wanjye. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka neza ko, haleluya, ibibazo byaje biba byinshi, intambara ziraza zikwikubitaho, umera nk'umuntu ufungiranye, benshi bakakuryanira n'inzara ukamera nk'aho ubaye ntabwa. Ariko reka nkubwire ngo data wa twese azanye urufunguzo rufungura ibibazo wari urimo, azanye urufunguzo rufungura urugi rwari rufunze rufungiranye ibyawe. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo usohoke ahantu wari ufungiraniye. Yesu nashimwe. Niba ubyumva neza ndagira ngo uhereze Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Ahangaha ku murongo wa mbere haranditswe ngo uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Nuhindura uvuge ngo Joseph, izina ryawe urihinduremo Dawidi, wowe wiyite mu izina. Yesu nashimwe. Ngo uwera kandi w'ukuri, haleluya, ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga. Yesu nashimwe. Ngo kandi ukinga ntihagire ukingura. Yesu nashimwe. Ahantu tugiye kuhaganira, mbanza nkubwire ngo reka nkubwire, birashoboka neza yuko uyu mwaka utigeze ukubera mwiza. Yesu nashimwe. Birashoboka neza yuko wahuye n'uburwayi, umera nk'umuntu uri wenyine, umera nk'umuntu ufungiranye, ukumva nta cyiza na kimwe wumva wasabana nacyo, ukumva nta munezero uri muri wowe. Ariko reka nkubwire ngo indwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica. Yesu nashimwe. Wakira urufunguzo rwo gukira ku buzima bwawe kuko Imana ivuganye nawe aka kanya. Yesu nashimwe. Haleluya. Birashoboka neza yuko wa mumama we waba bakuryanira n'inzara, warahuye n'ibihombo, ukamera nk'umuntu ufungiranye, ukamera nk'umuntu udafite ubwinyagamburiro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none wakire urufunguzo rugusohora ahantu wari uri. Yesu nashimwe. Rugusohora muri ibyo bibazo, rugusohora muri ibyo bihombo, rugusohora muri ayo marira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo kuva mu kwezi kwa kane kugeza muri uku kwezi kwa 9, Yesu nashimwe, nahuye n'ikigeragezo cyangwa se n'uburwayi bushaka kunyihebesha. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo marayika w'Imana yarazaga kansura akambwira ngo humura, hari icyo navuganye nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo rero niba Imana yaravuganye nawe ukaba ufite isezerano ry'Imana, ntabwo uzapfa gupfa. Nje kuguhumuriza nkubwira ngo humura, ntacyo uzaba. Yesu nashimwe. Covid yakugezeho ntiyakwica, nyamara hari abandi yishe, ariko we ni wagize icyuba. Yesu nashimwe. Andi nkawe nahereza Imana yacu icyubahiro. Yesu nashimwe. Nahuye n'ikibazo, njya kwa muganga numva ndembye meze nabi. Ndangije bagiye kumpima barambwira ngo urwaye hepatite. Hepatite. Barambwira ngo icyo usabwa nta kindi ni ukureka ibintu byose wumvaga wakundaga. Ikintu cya mbere kureka amavuta, kureka inyama, kandi ndazikunda bene data. kureka inyama. Haleluya. Abandi ndetse no kureka umunyu. Yesu nashimwe. Numva ni ibintu bingoye, nari mfite ibiro bigera muri hafi 100. Ndakonkoboka mu gihe cy'ukwezi kumwe. Yesu nashimwe. Abantu bakajya bandeba bakavuga ngo wabaye iki pastor. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabanye nanjye. Yesu nashimwe. Aho nabaga ndi mu buriri, marayika najyaga kubona nkabona araje aransuye akambwira ngo humura, hari abantu batarakira, hari abutarabwiriza, hari ababatizwa utarabatizwa, hari amahanga nagusezeranyije utarageramo. Rero ntabwo uzapfa gupfa kuko hari icyo navuganye nawe. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite isezerano ryawe n'Imana, nibanga ryawe riri ku mutima, ongera wibutse Imana uvuge ngo Mana hari icyo navuganye nawe. Yesu nashimwe. Ndibuka rimwe umuntu yarambwiye ngo nakubonye, ngo rwose tukuzingazinga neza mu mashuka tugusezeraho. Yesu nashimwe. Haleluya. Numva ngize ikintu cy'ubwoba, ndavuga se Mana ngeze igihe cyo gupfa. Yesu nashimwe. Ndavuga ni gute?
nongera nibutsa Imana ndayibwira ngo Mana ibuka ibyo nakoze. Nibutsa Imana mera nka Hezekiya, ndangije mpindukirira ivure ndavuga nti mu izina rya Yesu hari abantu benshi batarakizwa ku bwanjye, hari abantu benshi batarabwirizwa batari banyumva. Yesu nashimwe. Mbwira Imana ngo Mana niba ari cyo gihe cyo gupfa unyeze nigendere, ariko niba ari cyo gihe cyo kugukorera ahubwo ndemera ubuhamya bushya, kugira ngo benshi bafite uburwayi, benshi bafite intege nkeya bongere bazamuke bambara imbaraga. Yesu nashimwe. Ndangije icyo kizamini nari maze gutanga, naragiye kiragenda gikubita amezi 2 ntarafata imiti. Nshuti yanjye ndagira ngo nkutangarize ngo narananutse mba kuri bya biro hafi 100, ndamanuka ndagenda ngera kuri 70. Yesu nashimwe. Umuntu wese yandeba ibyo nkubwira bamwe barabizi. Haleluya. Umuntu wese yandeba akambwira ngo baye ipantaro isigaye yizengurutsa, umukandara utakinkwira. Yesu nashimwe. Nongera kujya ahantu ngiye gusenga ndi kumwe n'abakozi b'Imana, madamu wanjye n'umugabo wo kubihamya. Turagenda, Imana irambwira ngo mwana wanjye bitewe n'ukuntu waje imbere yanjye ngukuyeho urupfu, mwongereye iminsi yo kubaho. Yesu nashimwe. Icyo gihe nongera nambara imbaraga ndavuga ngo Mana urakoze, kuko iki nicyo gihe cyo kongera kuvuga no gutangaza yuko mbwira abantu yuko haleluya hariho Imana ikiza, hariho Imana ikura mu rupfu, hariho Imana ikura muri gereza y'uburwayi. Yesu nashimwe. Birashoboka nayo ko waba uri ku gisasiro cy'uburwayi, waba uri ku gitanda umaze igihe kinini. Iki gihe ntago ari igihe cyo gupfa. Ongera wibutse Imana amasezerano, ongera wibutse Imana, uhindukirira ivure umere nka Hezekiya. Abaganga bashobora kukubwira ngo ntago uzakira, ariko warangiza ugakira. Ushobora kunywa imiti irata, ariko data warangiza arata ugakira. Data wa twese akitamurura ku buzima bwawe, akarema andi mahirwe ya kabiri. Yesu nashimwe. Nakomeje gutegereza imiti iraza, nongera gufatisha ikizami barambwira ngo urwaye hepatite C, kandi hepatite C nukurikiza indwara za inama za muganga uzakira. Yesu nashimwe. Nakurikije inama za muganga, ndeka mfata amarejime, ntangira kunywa imiti uko ndeba uko nguko usuku nari imeze. Yesu nashimwe. Nari nsigaye numva nijena, numva ndijene ntajya abandi bari, cyangwa se nkumva niyo nanagenda ariko nkumva sinajya hagati y'abantu benshi ku bantu bari banzi ndi munini. Yesu nashimwe. Kandi nkumva sinshaka kuvuga uburwayi ndwaye, ahubwo nkumva ngewe nabi imbere y'Imana, nkayibutsa imirimo y'Imana, nkayibutsa imirimo n'ibitangaza n'amasezerano yavuganye nanjye. Yesu nashimwe. Rero Imana yabanye nanjye, nje kukubwirira ijambo rifungura ibyawe, nje kukubwira ijambo ribohora, nje kukubwira ijambo rigira icyo rirema ku buzima bwawe. Birashoboka neza yuko waba uri mu bihombo, birashoboka neza yuko waba umaze igihe kinini, haleluya, utabona uko uterana. Haleluya. Reka nkubwire ngo nubwo utaterana, twari tumaze igihe kinini dusa nkaho tutajya mu rusengero, barafunze kubera ibibazo bya covid. Twagiye tubona bene data cyangwa se abavandimwe ndetse bava muri uyu mubiri bitewe na covid. Haleluya. Yemwe cyangwa se ikaba yaranakugezeho ariko ntupfe. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro uvuga ngo Mana warakoze kubera ko nkuye muri iriya mva, kuko ntacyo twatanze ngo turame, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwaje ku buzima bwacu kugira ngo itwongerere iminsi yo kubaho. Rero reka kwiheba wowe uri ku gisasiro cy'uburwayi, reka kwiheba wowe ucitse intege, reka kwiheba wowe uri mu bihombo, reka kwiheba wowe umeze nkaho watawe ufungiranye, reka kwiheba wowe umeze nk'uwatawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Wa mama wenda kubwiye ngo naho umugabo yaba yaragutaye wasenga akagaruka, naho haleluya wa mupapa we naho umugore yaba yarakwanza akagenda wasenga kongera akagaruka, kandi Imana ikakuremera amashimwe mashya. Ndagira ngo nkubwire ngo rero hari imbaraga z'Imana zigiye kuza ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zigiye kuremeka ku buzima bwawe, hari igitangazo ugiye kwakira ugafungura ibyari byarafungitse ku buzima bwawe. Niba ari uburwayi, Yesu nashimwe, wakira imbaraga zibohoka, wakira imbaraga zikiza, wakira imbaraga zivuga ngo ntago nyipfuye, ndi umurame. Haleluya. Ndi umurame. Usenga isengesho ryo kwibohora, usenga isengesho rigukura muri ako kantu kameze nk'amabuso cyangwa se nka gereza y'abadayimoni, mu izina rya Yesu.
Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ryongerera tubwira ngo nzakuzanira. Haleluya. Abigira, hariho abantu bajya bigira inshuti ku buzima bwacu, bakakubona winjiye mu bibazo bakakwikuraho, nyamara babona wongeye usubiye mu nzira neza, abavugaga yuko upfuye bakavuga ngo ngo twaragusengeye. Ndagira ngo ubwire ngo ibibazo urimo nubwo wabona bigira inshuti ku buzima bwawe, nyamara abisinagogi ya Satani. Haleluya. Hari abantu bakuvuzeho amagambo arakubabaza mama, hari abantu bakuvuzeho amagambo arakubabaza papa, hari ababonaga yuko haleluya bigucikiyeho, hari ababonaga yuko wirukanywe mu nzu, hari ababonaga yuko ubushomeri uzabutindamo. Ariko ndagira ngo ubwire ngo iki si cyo gihe cyo gutinda mu bushomeri, iki si cyo gihe cyo kuba mu mazu y'ubukode. Dukwiriye kwakira urufunguzo rw'amazu yacu. Haleluya. Ndagira ngo dusenga n'isengesho, ubwire Imana ngo Mana, iki ni cyo gihe cyo kwakira urufunguzo rw'ibyanjye Satani yari yarafungiranye. Hari ibintu tugiye gufungura mu izina rya Yesu. Niba ubyumva tera haleluya. Yesu nashimwe. Niba undeba unkurikiranye, umva yizamurira icyubahiro uvuge ngo hari aho ngiye kuva, hari naho ngiye kwicara. Ndagira ngo ubwire ngo wabwiwe akazi igihe kinini. Haleluya. Wahanuriwe akazi igihe kinini, ariko hari abantu bicaye mu mwanya utari uwabo. Ndagira ngo bahagurutsemo mu izina rya Yesu. Ugende ufungure iyo office uvuge ngo iyo office ntago ari yanyu. Wicare mu cyubahiro, wicare utengamare, uhembwe salary nkuko nabandi bayihembwa. Ibyo nkubwira mbikubwira mbihagazeho. Yesu nashimwe. Hari imirimo y'Imana twagiye tubona bitakundaga, nyamara birakunda. Iyi Imana ntago ijya ibeshya. Icyo yavuganye nawe no kugikora izagikora. Iyi Mana ntago igira indimi ebyiri nk'abana b'abantu. Umuntu yakubwira yarangiza akakwihinduka. Umuntu yakubwira uyu munsi ngo I love you, ejo akakubwira ngo uri igicucu. Umuntu yakubwira ngo yaguha amafaranga, ejo akakubwira ngo yansubize, ndetse mugatandukana nabi. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo iyi Imana yaguhaye, haleluya, iguhereza umwikamire papa, iguhereza umwikamire mama, ikugirira neza. Uwavuze ko uribuka Hana yaramaze igihe kinini ngo ndetse haleluya ngo Penina yarangiza akajya musekera. Ndagira ngo ngubwire ngo hari aho wicaye umaze igihe kinini baguseka, bavuga yuko udashobora kubyara, ariko ndagira ngo ngubwire ngo wakire uyu munsi kubyara mu izina rya Yesu. Umere nka Hana mu izina rya Yesu. Wakire amateka mashya uyu mwaka, wakire gukikira umwana mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi kwa 9 kurangire hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Uku kwezi kwa 9 kurangire hari imfunguzo, haleluya, wakiriye muri business yawe. Uku kwezi kwa 9 haleluya kurangire hari ikintu kidasanzwe. Abatakwemeraga bakwemere mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo ngubwire ngo iki Imana yavuze ku buzima bwawe, umva nubwo cyatinda ariko nikizahera, kuko yitwa Imana. Ntago igira indimi ebyiri mwene data, ntago igira indimi ebyiri. Ndagira ngo ngubwire ngo aka kanya kanona aho nkurikiye tugiye gusenga n'isengesho rivuga ngo Uwiteka. Haleluya. Muri ririya zina rya Dawidi ufata izina ryawe uriterekemo. Haleluya. Marayika w'itorero hari ikintu agiye gukora ku buzima bwawe. Tugiye gusenga n'isengesho, haleluya, riritura cyangwa rimenagura cyangwa rishwanyaguza izo nzugi z'ibihinduzo zari ziri ku buzima bwawe, zari ziri muri business yawe. Hari abantu benshi bavugaga ngo ntago uzurira indege, vuga ngo nzayurira mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuga ngo ntago uzasubira mu Bushinwa kurangura, vuga ngo nzarangura. Hari abantu bavugaga ngo bikurangiriye ahahuraho muri Amerika, vuga ngo ngomba kuhatura. Yesu nashimwe. Hari abantu bavuga ngo biragucanze akazi bakakwirukanye, muvuga ngo nicayemo mu izina rya Yesu. Rero hari ibintu nshaka kugira ngo dusenye mu izina rya Yesu. Amajwi y'abadayimoni aza akatwongorera, aza akakubwira, akavuga yuko upfuye birangiye, uvuga ngo uyu munsi ni igihe cyo kwakira ibyanjye. Haleluya. Sinzi ndimo numva, haleluya, hari ikintu kigiye guturika. Hari ikintu kigiye guturika mwene data, hari ikintu kigiye guturika wa murwayi we. Umva, hari ibintu Imana igiye gutera ibisinzirize guhwera. Yesu nashimwe.
haleluya. Reka dusome kuri iri jambo ku umurongo wa 9 ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Yesu nashimwe. Mwene data, Imana iragukunda. Nubwo utambuka bakakuryanira n'inzara, ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo Imana iragukunda. Nubwo utambuka bakavuga ngo dore uko yambaye, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana itanga imyenda. Nubwo utambuka uri mu bukode bakavuga ngo noneho biramucanze bagiye kumwirukana, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana itanga amazu. Nubwo nkubwira, umva reka nkubwire mwene data, nubwo ubona abandi burira indege bazibisikanamo, ariko nawe iki nicyo gihe cyo kugira ngo wurire indege. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo winjire mu mugisha wawe. Haleluya. Twatangiye ibi bintu tubona bidakunda, ariko Imana irakomeza iravuga ngo nimugende nzabana nawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndetse benshi bakadupinga, ariko hari imirimo y'Imana papa, hari imirimo y'Imana mama, hari imirimo y'Imana mushiki wanjye, hari imirimo y'Imana musore. Icyambere nuko utihakana izina ry'Imana. Icyambere nuguhagarara mu buntu bw'Imana, ukavuga ngo nubwo nambaye ubusa ariko ndahaza, nubwo nambaye cyangwa nubwo ntariye ariko Imana nzi ko umunsi umwe izampa ibyo kurya. Yesu nashimwe. Ukavuga ngo nubwo barimo kunseka ariko hari umunsi umwe bazongera bakangarukira. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero abo bantu biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma, bagiye guhindukira bavuge ngo tubonye Imana wasenze. Bagiye guhindukira bavuge ngo tubonye Imana ikura ku gisasiro. Bagiye gusubira inyuma bavuge ngo tubonye Imana ikura ku cyava. Haleluya. Nyemerera niba urimo kunyumva uvuge ngo nanjye hari aho mvuye, hari naho ninjiye mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo kuba utarapfuye suko ari abakunzi bawe, ahubwo benshi bacukuye imva kugira ngo bagushyingure, barabitegereza kupfa barabibura. Reka nkubwire ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo dukorere Imana. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo dutere imbere. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo dukire. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo haleluya tubika amadolari nk'uko n'abandi bayabika. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo duture mu mazu Imana yavuganye natwe. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo dukikire abana b'abahungu n'abakobwa. Ntago ari cyo gihe cyo kugira ngo duhinduke ingumba. Yesu nashimwe. Ndi nkawe nahereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ni nkawe navuga ngo haleluya, ugatera haleluya cyane, ukavuga ngo aka kanya nanjye nakira ibyanjye, nakira amasezerano yanjye, nakire kubohoka ku buzima bwanjye, nakire gukira ku buzima bwanjye. Haleluya. Bamaze kumbwira ngo Imana ikuyeho urupfu ku buzima bwanjye, hari ahantu nazamutse, ndazamuka, Imana inyereka hari ibintu ndimo gucagagura. Uyu munsi aka kanya ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo tugiye gucagagura, hari ibintu tugiye gucagagura. Yesu nashimwe. Abafilisitiya, haleluya, bajya biyoberana. Erega reka nkubwire, umwanzi wawe ntago ari kure yawe. Umwanzi wawe cyangwa se umuntu uguca intege ni wa wundi uza akakubwira ngo ariko Imana wasenze kitagusubiza. Imana yaguhaye ayo masezerano, ngewe ko nashubijwe, ko mba mu nzu yanjye ndetse ko ntanasenga nk'uko usenga, wowe ubona bitaragucanze. Ariko reka nkubwire ngo ntago byagucanze rata, ntago byagucanze. Hari ijambo rya nyiri ijambo, hari Imana yavuze bo bataravuga, hari Imana yakurebye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, hari Imana yabanye nawe ukiri uruhinja. Yesu nashimwe. Suko badukundaga, ahubwo ni imirimo y'Imana yashatse kugaragarira ku buzima bwacu. Haleluya. Imana igiye kubahata batwikubita imbere. Imana igiye kubahata babona inzugi zirafungutse, iminyururu iracagaguritse mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya, wa mama we sinzi ikibazo ufite, wa mupapa we sinzi ikibazo ufite,
ndagira ngo nkureme umutima muri aka kanya. Hari Imana ibasha kubohora, hari Imana ibasha gukiza, hari Imana ihindura amateka, hari Imana igukura ku gasozi ikagutereka ku kandi, hari Imana igukura mu gihugu ikagushyira mu kindi, hari Imana ikuriza indege, haleluya, ikagukura guhora uzenguruka. Erega hari igihe dukora ukabona turizengurukaho, ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo dusohoke ahantu twageraga twasaga nkaho tumeze nkaho dufungiranye. Yesu nashimwe, haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya Imana yanjijije, Imana yongeye kungarurira umubiri. Nabonaga byanze bitari bukunde, ariko aka kanya abantu batangiye kumbwira ngo none se pastor byagenze bite? Mu minsi ishize wari urwaye iki? Haleluya. Nkababwira ngo iyi ni Imana yabikoze. Yesu nashimwe. None se wari urwaye iki? Harimo abakureba ntibamenye icyo urwaye, ntibamenye impamvu yabyo, bakureba bagatangira kuvuga ngo dore ngo sida yatongoye. Yesu nashimwe. Batangira ndetse harimo n'abavuga ati ubanza kwa pastor inzara yateye. Yesu nashimwe. Nyamara nta nzara twari dufite, ahubwo twari tubabajwe n'umubiri. Yesu nashimwe, haleluya. Twari tubabajwe n'umubiri ndetse tukagera naho dushaka kwiheba. Ariko reka nkubwire ngo wikwiheba mwene data, wikwiheba. Nje kukubwira ngo wikwiheba. Hari Imana ije kugukiza, hari Imana ije gufungura ibyawe, hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana ije kuguha urubyaro wabuze. Yesu nashimwe. Hari Imana igivura indwara abaganga batashobora, hari Imana igikura mu mva abandi bacukuye bavuga ngo birarangiye. Yesu nashimwe, haleluya. Ndibuka rimwe nigeze kugira iyerekwa nanjye ubwanjye nireba meze nk'uwapfuye, muje n'ubuhanuzi abakozi b'Imana bambwiye nsanga byaro kuri. Haleluya. Nakwireba nkabona natangiye gusa nk'uhinduka umweru bitewe n'amarejime, cyangwa ukabona urimo uravuvuka. Haleluya. Ibaze kuba waramenyereye kwirira neza nta kibazo, ko kanyama wabasha kukarya, umureti ukawurya, ukarya ibiryo birimo umunyu, icyo kintu kikaza kikakugwaho. Mwene data, reka nkubwire wa mubyeyi, umaze igihe kinini urwaye za diabete, umaze igihe kinini ufite za hypertension, abo ni benshi twagiye duhurira kwa muganga. Umaze igihe kinini urwaye hepatite B, ariko reka nkubwire ngo iyabashije kungarura mu buzima ikambwira ngo ngukuyeho urupfu. Byashobokaga nubwo bavuga ngo hepatite C irakira, ariko nagombaga kuba naravuye mu mubiri. Uyu munsi wa none ndi muzima, nkuzaniye amashimwe avuga ngo ntago gipfuye mwene data, ntago gipfuye, uracyariho, ntago gipfuye. Hari Imana yavuganye nawe, gusa upfa kuba hari icyo wavuganye nawe. Wongere wibutse Imana amasezerano yawe. Reka dusengane Imana. Niba wicaye uhaguruke ukora karasisi. Nta muntu ujya afungura yicaye, ntabwo bishoboka. Wakira urufunguzo utangire wiyeminiye uvuge ngo urufunguzo ndarufite. Niba warahanuriwe imodoka uvuge ngo urufunguzo ko ntacyo ndayifite. Niba warahanuriwe inzu utangire ufungure nk'ufungura inzu yawe. Niba warahanuriwe gukira uvuge ngo nakiriye aka kanya, haleluya, amavuta yo gukira mu izina rya Yesu. Niba barakubwiye ngo uzapfa uvuge ngo ntago nzapfa, uyu munsi wa none ngomba gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo niba unyumva, niba unkurikiye, uze gufata amazi mu kirahure gusa. Hari imbaraga ishobora kugira ikirema muri ayo mazi, warangiza ukayanywa ukakira igitangaza ku buzima bwawe. Marayika w'Imana akagira icyo arema. Yesu nashimwe. Ako nakanya ndibuze gufata ku bantu babashije gufata ikirahure cy'amazi gusa tugasenga. Yesu nashimwe, haleluya. Reka tubanze dusengane n'abandi bafite ibibazo by'umwihariko cyangwa se ibintu byari bibaremereye. Ndagira nkubwire ngo niba uryamye ku gitanda, ihangano byuke, ihangano byuke wicare. Niba ufite umurwaza nakwiyegamiza uvuge ngo mvuye kuri iki gisasiro mu izina rya Yesu. Niba wari ufite ibihombo, haleluya, uvuge ngo nakiriye amafaranga Satani yari yaranyaze mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Urakoze Imana yacu, urakoze se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana igira neza. Aka kanya kubw'ijambo ryawe mpabwaze mu mavuta data wampaye.
nyemerera data gitare cy'amahanga, hari imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwanjye ndabibona data mwami nyiringabo. Mu gihe gishize nabonaga bikomeye, nabonaga gukira bitoroshye, ndetse nari nduhijwe n'umubiri, ariko aka kanya hari abarwaye za hepatite C, hari abarwaye za hepatite B, hari abarwaye indwara za kanseri, hari abarwaye indwara z'umutima, hari abarwaye indwara z'umuvuduko. Abo ngabo data mwami bari ku marejime, ariko bari kumva data mwami Imana bibaremereye. Aka kanya nsenganye nabo, baremere data mwami imbaraga, baremere data gukira, baremere data ubahindurira amateka, ubakure ku gisasiro, ubakure muri ubwo burwayi. Ayo marejime data mwami yabakureho, bongere bahinduke bazima mu izina rya Yesu Kristo. Hari abavuga yuko barwaye batazakira, ariko data bakure muri iyo mva, nk'uko data nanjye wayinkuyemo. Benshi babonaga yuko birangiye, ariko urangije uravuga ngo nkuhinduriye igihe cyangwa nkongereye iminsi yo kubaho. Mu izina rya Yesu Kristo gira icyo urema, genda mu barwayi, genda data mu bashomeri, genda data mu ngumba. Hari abavuga ko bagumbahaye batazabyara batazakikira, ariko aka kanya nyaguhora ku ngoma ndohereza imbaraga zibohora, ndohereza imbaraga zitera ibise, ndohereza imbaraga zitera inanga, ndohereza imbaraga zirema. Abari ingumba nibasame, abari ingumba nibabyare, bakikire nk'uko hana yakikiye mu izina rya Yesu Kristo. Abari bafungiranye, abari bameze nk'abari muri gereza, abo ngabo data mwami nyiringabo turafunguye mu izina rya Yesu, turafunguye mu izina rya Yesu. Turacagaguye inzugi z'ibihindizo, turacagaguye inzugi z'ibyuma, turacagaguye iminyururu mu izina rya Yesu Kristo. Gira icyo urema. Hari abari barahombye, hari ababonaga batazongera kurira indege, hari ababonaga batazongera gucuruza, ndarema gucuruza mu izina rya Yesu. Ndarema kongera gusubira muri business, ndarema kongera mwami gutera imbere. Hari ababonaga yuko data basaziye mu bukode, ndarema kubaka amazu yabo, ndarema imbaraga zidasanzwe ku buzima bwabo. Bagira akaboko data mwami Imana nkako wahaye Yosefu, bagira akaboko data mwami kumugisha. Icyo bazakoraho cyose kizabe cyiza mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Baremera amateka nyaguhora ku ngoma, bahindurire data mwami Imana paje bari bariho mwami Imana yihindure mwami. Bakire paje nshya, bakire guseka bundi bushya, bakure muri izo gereza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndagira ngo ngubwire ngo mwene data azenguruka kora karasisi. Satani wiyikwereka yuko byanze, satani yikwereka kutakira, satani yikwereka kutatera imbere. Oya mwiyambure, urakare mu izina rya Yesu. Ukore combat spirituel, uvuge ngo Mana ndabyanze, Mana ndabyanze. Ntago ndi wo gupfa, ntago nzapfa ndi umukene, ntago nzapfa ndi mu bukode, ntago nzapfa nagiye mu mahanga. Oya mu izina rya Yesu wirememo icyizere, wirememo iterambere, wirememo kuri umuntu udasanzwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Urakoze data mwiza mwami. Nongeye gusengera abantu, buri muntu wese wafashe ikirahure, wavuze ngo nzarambura ibiganza ku barwayi bakire, icyo nzahumanura kizahumanuka. Washyize gukiza muri iki kiganza. Aka kanya mwami nyiringabo, aya ntabakira amazi, ahubwo nyahinduje amaraso yawe. Maraso yawe hageze uburwayi burahunga, maraso yawe za hypertension data mwami Imana zirahunga zigakira, za diabete zirakira kubw'amaraso yawe mwami Imana. Indwara zananiye abaganga zirakira. Aka kanya nyaguhora ku ngoma kubw'amaraso yawe. Aya ntabakira amazi, ahubwo agira icyo arema ku buzima bwabo. Ubaremere data mwami impinduka, ubagirire neza, bakira igitangaza cyo gukira mwami nyiringabo Imana. Hari abari baranze gusama mwami, bakimara kunywa y'amazi gusa ufungura ibyari byarafungitse. Aho abarozi bari barazinze uzingure mu izina rya Yesu. Aho abarozi bari barashyize amazina yabo uyakuriye mu izina rya Yesu. Aho imiryango yari yaravuze ngo ntibizakunda bikunde mu izina rya Yesu. Aka kanya kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso ya Yesu mwami, ndakwinginze ngo ugire icyo urema mwami nyiringabo, ugire icyo urema kubababaye, ugire icyo urema kubarwayi kubw'amaraso yawe mwami. Bakimara kuyanywa gusa bakira impinduka ku buzima bwabo mwami. Tuzumva amashimwe ari menshi, tuzumve amashimwe yuko babohotse, tuzumve amashimwe yuko basamye, tuzumve amashimwe yuko bakize, tuzumve amashimwe yuko za hypertension zakize, tuzumve amashimwe yuko za diabete zakize, tuzumve amashimwe haleluya yuko abari bafungiranye mwami bafunguriwe. Urakoze ndagushimiye
yuko uri Imana igira neza. Senze nizeye ko hari icyo uremye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo,